Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Ndabasuhuje bakundwa bene data, amahoro y'Imana nabe murimo. Wowe unyumva fatikanya nanjye gushima Imana ikitubeshejeho, ikaba ituremeye uyu munsi wa none mushya, kandi ikaba ituremeye nanone iki cyumweru gishyashya. Fatikanya nanjye gushima Imana kuko benshi ntabwo bakiriho, ariko twebwe tugira ubuntu bwo kubaho nanone. Mu nkundire dushima Imana, tuyihe icyubahiro, kandi iminsi itwongereye ntipfa ubusa. Imana nibaho umugisha. Muri kino cyumweru turimo turaganira ku isengesho rya Data wa twese. Nanejejwe n'ukuntu abigishwa babanye na Yesu, ntibamusaba kubigisha gukora ibitangaza cyangwa ibindi byose Yesu yakoraga, ariko baramwinginga ngo abigishe gusenga. Rero Imana ishimwe, tugiye kuganira kuri iri sengesho. Ngewe ndaza kuvuga ku murongo wa 9 gusa. Isengesho riri muri Matayo ibice 6. Ngewe ndaza kuvuga gusa ku murongo wa 9. Hanyuma n'abandi bazakomerezaho. Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu. Reka rero dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Dusoma umurongo wa 9 gusa, abandi bazakomeza. Handitswe ngo nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ndashaka kuvuga ku bintu bitatu. Icya mbere, Imana iba data ryari. Icya kabiri, iyi Imana ibaye data bigenda bite. Icya gatatu, ni iki dukora ngo izina ry'Imana ryubahwe. Duhere ku cya mbere, Imana iba data ryari. Bibiliya igitubwira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 10 umurongo wa 9, aratubwira ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Iyo umaze kwemerera Yesu ukamubwira ngo menye ko wapfuye ku bwanjye, amaraso wamennye n'ibyaha byanjye wazize, nizeye ko wapfuye ari jye uzira, kandi nizeye yuko wazutse mu bapfuye, ukamubwira ngo mbabarira ibyaha, unyakire, nanjye ndakwemereye ubu umukiza wanjye kandi ubu umwami wanjye. Imana ibibaye so. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, uwo ni Yesu, bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Iyo Yesu yinjiye mu bugingo bwawe umwemeye, Imana ihita ibaso. Mbese waramwakiriye Yesu, Imana yabaye so? Icya kabiri, iyi Imana ibaye data bigenda bite. Icya mbere, iyi Imana ibaye data nsobanukirwa intego y'ubuzima bwanjye. Iyi Imana imaze kuba data nibwo ntangira kubaho, menya ko ndiho, nkamenya impamvu ndiho, nkamenya ko naremewe kuyishima, kuyiramya, kuyihimbaza no kuyihesha icyubahiro. Ijambo ry'Imana rijya rivuga mu rwandiko rw'Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 16 ahasoza ko byose Imana niyo yabiremye kandi niyo byaremewe. Rero Imana imaze kuba data, mpitamenya ko Imana ariyo yandemye, kandi ko yandemye kubera ifite impamvu, ifite icyo ishaka kunkoresha. Imana nibaho umugisha. Icya kabiri, iyi Imana ibaye data ntandukana n'ubwoba ubwo ari bwo bwose. Nta bwoba dutandukana n'ubwoba bw'urupfu, nubwo tuzi ko umubiri wacu uzapfa, ariko abizeye Yesu Kristo Imana ikababera se, tumenya yuko twebwe umubiri nupfa
ubugingo bwacu buzabana n'Imana iteka mu byicaro Imana yaduteguriye. Bibiliya igitubwira mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 14, yusomye umurongo wa 2 n'uwa 3. Bibiliya igitubwira ni Yesu ubwo wabivuze, aravuga ngo mu rugo rwa Data hari amazu menshi, yaba adahari mba mbibabwiye uko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo. Ubwoba bw'urupfu nibushire, naho umubiri upfa ubugingo bwacu buzabana n'Imana iteka ryose. Haleluya. Iyo Imana ibaye Data, dutandukana n'ubwoba bw'ejo hazaza. Iyo tugize ibibazo muri ubu buzima, tumenya ko Data nta na kimwe kimunanira, tumenya ko Data nta na kimwe adashobora. Nibigoye nibiruhije, tumenya ko kubakunda Imana, ku bana b'Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Niba Imana ari Data kandi si n'ibiyuzuye byose akaba ari ibyayo, dutinyuke, kuko niba ntacyo twakwima abana bacu twabyaye, Imana ikiranuka muri byose ntacyo yatwima. Ubwoba bw'ejo nibushire kubera yuko Imana ari Data. Imana nibaho umugisha. Ikindi, iyo Imana ibaye Data impa imbaraga zo gutsinda, ngatsinda isi, ngatsinda kamere, ndetse ngatsinda na Satani. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 14 murongo wa 23 hatubwira yuko iyo nakiriye Yesu ubwe azana n'Imana Data n'Umwuka Wera bagatura muri jye. Hanyuma kandi ijambo ry'Imana rikongera rikambwira ngo icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. Imana ibaye Data, nararangije kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Imana ibaye Data, mpabwa ubutsinzi, ngatsinda isi, ngatsinda kamere, ndetse ngatsinda na Satani. Imana nibaho umugisha. Nsoza ahangaha kuri aka gace, iyo Imana ibaye Data, icyo nasorezagaho nuko Imana ibaye Data ikuzuza umunezero. Ntuzajya uhora urakaye, ntuzajya uhora uvuza induru. Imana iguha umunezero nubwo wagira umubabaro mu mubiri, ariko kubera ko Imana ari so ukagira umunezero wo mu mutima. Imana nibaho umugisha abafiteho Imana umurengezi n'umutabazi, abizeye Yesu, Imana ikaba yarabaye se, nimugubwe neza. Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu. Nawe utarizera Yesu ngo Imana ikubere so, ndaguhendahenda ngo uyu mwanya ntugucike. Niwumva Kristo akomanga ku rugi rw'umutima wawe, umukingurire, arinjira musangire, aguha ubugingo buhoraho, nawe akubere so. Imana nibaho umugisha. Icya gatatu twavuze tuvugaho, twavuze ngo mbese n'icyo umuntu akora ngo izina ry'Imana ryubahwe. N'icyo ujya ukora kugira ngo izina ry'Imana ryubahwe. Birashoboka ko ujya usengera isengesho ukavuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Mbese n'icyo ukora kugira ngo izina ry'Imana ryubahwe. Imana yamaze kutubera Data nk'uko twatangiye hejuru tuvuga. Hanyuma niba Imana ari so, mu bisanzwe tuzi ko umwana wese agomba guhesha ababyeyi be icyubahiro, akabubahisha. Rero umwana utubahisha ababyeyi ni ukuvuga mu yandi magambo ngo arabasuzuguza. Yesu rero twe yaratwigishije ngo nidusenga tujye tuvuga ngo Data, izina ryawe ryubahwe. None niba Imana ari Data, niki dukora kugira ngo izina ryayo ryubahwe? Icyambere, turayikorera kandi tukayiramya. Munkundire dusome mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo wa 9. Haravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangazo. Haleluya. Ubwo twabaye abatambyi rero, tugomba gukora umurimo w'ubutambyi, tugatamba ibitambo by'ishimwe byubahisha Imana. Bibiliya ivuga ngo untambira ishimwe wese abanyubahiriza, kandi utunganya ingeso ze nzamwereka agakiza k'Imana. Dukwiye gukorera Imana kandi tukayiramya ku manywa na nijoro kugira ngo izina ryayo ryubahwe.
icya kabiri dukora kugira ngo izina ry'Imana ryubahwe, turayihimbaza. Bibiliya ivuga ngo tujye dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe tubiheshejwe na Yesu, ari cyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo. Haleluya. Bibiliya ikomeza itubwira ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Niyo dukunze bene data bituma izina ry'Imana ryubahwa, tuba dutambiye Imana ishimwe. Ikindi, iyo dushimishije Imana ibyo dutunze bituma izina ry'Imana ryubahwa. Hanyuma ikindi, iyo dutanze imibiri yacu nk'ibitambo bizima bituma izina ry'Imana ryubahwa. Bibiliya itubwira ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu b'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Abaroma 12:1. Ikindi nuko iyo dukoresheje ubutwari Imana yaduhaye bituma izina ry'Imana ryubahwa. Niba twita Imana data, ntabwo dukwiye guhora duhindura umushyitsi imbere ya Satani, ntabwo dukwiye guhora tubohwa n'iminyururu ye. Bibiliya ivuga ngo ubwo Kristo yatubaturiye kuba b'umudendezo, nuko duhagarare dushikamye tutacyongera kubohwa n'ububata. Imana ishimwe. Kandi Bibiliya ikatubwira ngo tugandukire Imana, turwanye Satani nawe azaduhunga. Haleluya, haleluya. Ndimo nsoza bene data, nagiraga ngo mbabwire, ubwo dusenga tukavuga ngo data wa twese izina ryawe ryubahwe, kugira ngo Imana yacu ari nayo data yubahwe, ubuzima bwacu bukwiye kuba ubuzima buramya, ubuzima bushima, ubuzima buhimbaza, ubuzima bwubahisha Imana ku manywa na nijoro, mu gitondo na nimugoroba, iminsi yacu yo kubaho. Nituvuga kandi tugakora ibyubahisha data, aho turi bazatureberaho maze bamwubahe kandi bamuhe icyubahiro. Imana nibaha umugisha, Imana nibashyigikire mu izina rya Yesu.